ateze igitambaro hanze akirirwa ateze igitambaro none agashaka no kugikuramo mu cyumba aho wizeye ukora ku mazuru iyo wirijemo igitambaro mu rugo no hanze ndibuka utaha uvuye mu kazi icyo gihe naniwe mu rugo ataha yishaje none se wabaye kakumva umenya ko nabaye umugabo so rero ntago kuba umugabo ari ukuba ugiye gutebeza so kuba ugiye kujya wambara amakote so kuba ugiye kugisokoza igipara hariho abambwira ngo nabaye umugabo ni nogosha umusatsi sheri gira icyo ubivugaho ugira ute ni ngiye ukogosha uzi uburyo ki rero nkogoshamo ukaba uri umugabo uri smart ubwo rero abo ngabo bazajya kogosha abagabo babo rero sinakikizeho iyo wagashyizeho rata thank you mu gitondo ukajya ubyuka wirukanka ingoyi nizicokoje n'iki sheri nyine nugatanga urugero ku ngoyi kurabizanane kuzisokoza oya zirasa neza we humura nyine urumva ruko ari wazi cokoje kugizararare navuga sheri ariko iyo yabonye bwa mbere ari yawe ushobora kuba atari yo ya mbere ariko niyo yabonye bwa mbere icyo nacyo mujye mukimeka inishimye Shalom. This is the Spiritual Family Ministries. Olivier and Denise. We live for Jesus Christ and for you. Amen. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Denise umeze ute? Uragira ngo bazakomeze batuvuga ko icyo bwitara amazina ngo ntabwo bamwita Olivier none bamwita nde? Namusanze yitwa nde? Umeze neza cyane. Umeze neza cyane Olivier. Nongeye kwishima ko turi kumwe muri studio za Spiritual Family. Amen. Ni umugambi w'Imana, ni ubushake bw'Imana. Imana yaraturinze, Imana ishimwe. Uyu munsi se ni igiki ubikiye abantu. Nta kintu gishya ubikiye abantu uyu munsi. Nta gishyashya kirenze ni nk'ibisanzwe ni nk'uko kundi nyine dutungurana. Guma bavuga ngo dukunda ngo gutungurana ariko abenshi nyine bagera mu rugo bakahita babaka amatelefone barayikwatse ndarenga ahubwo njye banguriye iziza kurutaho wowe ko ufite ebyiri barayikwatse baransiribuye anyway tugiye kuvuga ku buzima bw'urushako no mbese ubuzima bwa fiançailles nubwo abantu bari married aho tugejeje aho tugejeje ubu mu kwezi n'igice n'ukwezi gutyo ukwezi n'igice tumaze reka ariho tuvuga inyuma gato tutarabana tuvuge n'ubu ngubu imbere gato nuko twabibonye se kuri twebwe bimeze bite kandi dusangira na experience y'abandi bantu abadukurikira umunsi ku wundi inshuti zacu abavandimwe abo duhura nabo umunsi ku wundi ndumva aricyo tugiye kuvugaho waruvuze ngo hari igihe umuntu agera mu rugo bakamwaka telefone nganya bakavuga ngo yarabuze kandi yarageze mu rugo mwara byabayeho hari umukobwa wageze mu rugo amaze kuba umudamu umugabo amwaka telefone hari uwo byabayeho utayimwaka ariko akamwaka yayindi nyine yamuhugenzaga kamuhaga amatuki ni ikibazo urumva ko abahuriye nta kindi amujijije atavuze ngo ari busy kuri phone wenda kuno mujya ku WhatsApp mukibagirwa kutwitaho cyangwa kwita ku muryango nta kindi amujijije just ari ukubona ko muri icyo gihe agezemo nyine agomba kuba mu rugo yego reka tureke telefone ahubwo wenda tuvuge in general iyo umuntu ageze mu rugo hari ubuzima buhinduka iyo umuntu ageze mu rugo hari ubuhinduka wabishaka utabishaka hari ubwo abantu bahindura ubwabo ari bo babigizemo uruhare ubwo nibwo tugiye kuvugaho ubuhinduka umuntu yabishaka atabishaka n'Imana ibugenga ntabwo buratugeraho ariko ubwo umuntu ahindura ku giti cye ari bo babigizemo uruhare ubwo nibwo tugiye kureba kuko nk'uko Sheri yaratanze urugero akavuga ngo hari umuntu ugera mu rugo bakamwaka telefone mbese tugiye kureba n'ubuhe burenganzira umuntu agera mu rugo akakwa rimwe na rimwe ubu mwatsa atekereza ko ari inyungu ze by the way cheers nta kibi ndahura nacyo Imana ikomeze ibindi amen
tuvuge umuntu ageze mu rugo hari ubuzima bamwaka sibyo ubuzima navuga ko hari ubwisanzure bamwaka tubyita ubwisanzure hari ubwisanzure ugera mu rugo bakakwaka ni umugabo ukwatse cyangwa umugore ubwatse umugabo wenda turaza kugenda dutanga ingero ariko ubwo bwisanzure ukaba umwaka utekereza ko uri kumufasha ariko nyamara mu by'ukuri urimo umwangiza cyangwa urimo nawe wiyangiriza ubwawe bashobora kuba badatekereza ko bari kumufasha ahubwo yumva ko ni ibintu bigomba kubaho ati iwacu byagendaga gutya muri sosiyete bigenda gutya nawe bigomba kubaho akareba iwabo ko byagenze cyangwa akareba sosiyete uko ibifata reka nguhe nk'urugero konshira aho hari umugabo ugera mu rugo umugore akamutegeka ko agomba kujya atebeza umugore agategeka umugabo akabimusaba nta nubwo abimutegeka abimusaba ati sheri gutebeza birakubera mba nshaka kutebeza si bibaho none se uragira ngo nawe kandi ushaka ko uzajya utebeza akamubwira ngo sheri jya utebeza nibyo bikubera so ukabimuhitiramo nibyo muri kubikora ngo bibafashe mwese ariko rimwe na rimwe ukabikora uvuga ngo nicyo kizagaragaza ko yabaye umugabo mbese abantu bari gushakira ubugabo mu myenda muri look uko basa mu mico muri character niho hantu bari gushakira kuvuga ngo nahinduye izina ndibuka utaha uvuye mu kazi icyo gihe naniwe mu rugo ataha yishaje none se wabaye iki ukakumva ujya umenya ko nabaye umugabo ngo nyine mba ndi kuba umugabo ngo mba ndi kwiga characters but I was joking I know ariko nabitekerejeho ndavuga ati hari abantu bagowe nyine none se kwirakaza niko kuba umugabo nabitekereje numva nyine bibaye isomo sheri nabonye hari character iba mu bantu wenda ubona umugore niba ashatse sibyo ni ngombwa ko kuba umugore yamaze kuba umugore ahita yambara igitenge sinzi niba ujya ubona wenda biri muri Afurika cyane ni umuco wa Afurika sibyo ariko rimwe na rimwe abantu bakirengagiza ko nge Denise nakunze urugero wenda namukunze yambara ijipo sibyo nakuramo ijipo agahindura akambara ikindi kintu nshobora gushaka undi muntu usa nka Denise ucyambara ijipo siko byagenda nshobora kukubona mu gitenge nkahita umukecuru nuwahera ariko basi ugaturayi none nkajya gushaka undi Denise kwa basigaye ushobora no kutajya kumushaka akaguhitaho ariko nja gusanga undi Denise nkavuga ati reka nshaka undi Denise wambara ijipo sibyo Denise twashize ku isoko so ariko normally biri deep nubwo wenda umuntu ashaka kubitekereza gutyo bisanzwe ariko bino bintu biri deep reka wenda nongere mbisubiremo ushobora gufata umuntu mugiye kubana n'umugore wawe ukavuga ati kuba yabaye umugore ikizamugira umugore nuko ari bwambara igitenge reka wenda dufate urugero ku gitenge ko nicyo abanyafurika dukunda gukoresha nk'ikirango kigaragaza ko umuntu ari umugore biragoye ko wabona umukobwa wakenyeye ibitenge bibiri agashyiraho n'iribaya babyita iribaya sibyo cyangwa yambaye igikanzu cya baze ni gake wabibona ku mukobwa icyo nicyo kigaragaza ko umuntu yabaye umudamu sibyo nomari nyine niko umuco wa Afurika umeze mu bice byinshi ndetse bya Afurika niko bijya kumera ahenshi si mu Rwanda honyine ahenshi rwose sibyo aje nyine utanze urugero rutari ruri kobwa impamvu ndutanze uzi impamvu nirwo rugaragara nirwo rwagaragara abantu bose ariko n'izindi turazigarukaho no kugira ngo abantu bumve icyo dushaka kuvuga nicyo turi kumininga sibyo so iyo umuntu rero umusabye kwambara igitenge rimwe na rimwe nawe ushaka kubimusaba utazi ukavuga ati ni ukugira ngo umuco wubahirizwe ni uko kuba yabaye umugore agomba kwambara igitenge sibyo rimwe na rimwe se kurebye niyo umuco ese umuco wa kera igitenge ni ryari ko mu Rwanda twumvishe ngo kera banambaraga impu si umuco w'umwiganano se yego ariko igitenge mu Rwanda batangiye gukora ibitenge vuba si vuba cyane ni uvuga ngo ni umuco w'umwiganano ni ukwigana andi mahanga si umuco nyarwanda ntabwo ari umuco nyarwanda gukenyera ntabwo mbizi ariko abantu bakuru bajya badufasha gukenyera igitenge ntabwo mbizi baradufasha kera twumvaga ko bambaraga impu igitenge rero navuga ngo ni umuco w'umwiganano ni umuco waturutse out
ni nko gukenyera umukenyero n'ibindi. So rero icyo nayo nshatse kuvugira ni iki, niba we Denise narakwaporocinze wiyambarira amajipo cyangwa wambara amakanzu akwegereye sibyo, wagera mu rugo so wenda ushaka kugera mu rugo wamugana ukaba ikibaju kumwe bajya babivuga sibyo, nukomeze kuba kaminyoni sibyo, waba ubaye ikibaju nshaka kuvuga ati noneho kuko wabaye ikibaju wambara ibintu bikurekuye kugira ngo use neza, kuko wenda wazanye ikida n'ubu ufite inda mu nda hanini ntabwo ndi bukubwire ngo wambare utuntu tukwegereye, ntabwo kameme waba usa neza, uretse ko hari n'ababikora bakabyikanyaga bakabyambara kandi nabwo bikababera, nabyo ni byiza sibyo. Ariko nigutegeka kwambara nk'ikibaju utaraba ikibaju, uratangira utakaze ya karite njye nagukundiye. Nakunze umuntu wambara imyenda imwegereye kugira ngo mbone imiterere ye, wenda n'urugero sibyo. Nakunze umuntu wambara ijipo kuko yanyerekaga amaguru ye, nkunda kureba amaguru ye sibyo. None tugeze mu rugo, mu nzu wambaye igitenge, hanze wambaye igitenge, hano mbasha kubona amaguru ubwo ni muri dushe no mu cyumba sibyo. None nidusohokana njyewe nawe amaguru ye nari kuyabona, ndaza kuko menyereye kureba amaguru ndashakisha andi ndeba, siko bizagenda. Ushobora no kutayashaka akakunyuraho ukirebera, kandi nta kosa uzaba ukoze kuko aho wakayarebye already arahishe, siko bimeze. Impamvu rero ndimo mbisobanura kugira mwumve icyo tugiye kuganira. Hari imico imwe n'imwe umuntu ahindura, ari umupate nawe bimusabye, ndi umugabo byatse umugore, ni umugore byatse umugabo, kugira ngo agaragaze ko aba umugabo cyangwa ugaragaze ko aba umugore, ariko ukaba uri gutakaza karte uwo muri mu rukundo cyangwa uwo muri kubana yagukundiye. Kandi ntekereza ko nyuma y'Imana, Imana niba igomba kubanza ku buzima bwawe. Ubwo Imana niba ari ibanza, uwa kabiri ni umugabo wawe cyangwa umugore wawe. Bivuze ngo after yo kumvira Imana, ntabwo uri bwumvire umubyeyi cyangwa shangazi cyangwa tonto cyangwa ndi, ugomba kumvira umupatena wawe. Nyuma y'umupatena wawe haza abana bawe, bigakomeza gutyo. Bivuga ngo nyuma y'umupatena wawe ntabwo haje mukuru wawe cyangwa umuvandimwe wawe cyangwa umubyeyi wawe, no, haracyakurikiraho abana mwabyaranye kuko ni amaraso yanyu. Bivuze ngo mbere yo kumvira Imana, after yo kumvira Imana nibwo abandi baza, nibwo haza umupatena wawe. None after umupatena wawe umaze kumwumvira, izindi ID zumve nyuma, ariko umupatena wawe umuntu muri kumwe, kuko uwo muntu niwe ukeneye kukubona ufite itandukaniro mu bandi sibyo. Yes, ni nawe usebyereka, niwe ukeneye kubona ko afite ikintu gitandukanye n'icy'abandi. Kandi icyo kintu already yakibonye mu gihe yari ari mwiyambagiza, ariko ageze mu rugo cya kintu yabonye atangiye kugihindurira physical appearance, atangiye kugihindurira look. Mbese noneho nagihindura look cyangwa physical appearance, hari ikindi azajya gushaka kijya gusanga cya kindi. Ntibivuze ko wenda ari ukwica umuco, ariko nyuma y'umuco banze bibaza se uyu muco uramutse utubahirijwe hari icyapa. Reka wenda nkubwire gato, hari abantu benshi bagiye mu rugo, nturumva umuntu ukunda umukobwa akavuga ati njye ikintu mukundira ni umusatsi we, si bibaho cyane rwose. nkavuga ati ndamukunda, ariko bigeze ku musatsi rwose nkunda umusatsi uriya mukobwa. ibindi yego. Noneho umukobwa yagera mu rugo, kuko itegeko rivuga ngo umugore wageze mu rugo agomba gutega igitambaro sibyo. Umugore iyo uri umubyeyi nyine, niba uri umubyeyi hari umuco umwe n'umwe, si hose, ariko hari imico tuzi ko umugore agomba kujya atega igitambaro. Iyo wasokoje batangiye kwibona, uri kwiyereka abandi bagabo ni iki sibyo. Umuntu akaza mu rugo akirirwa ateze igitambaro, hanze akirirwa ateze igitambaro, none agashaka no kugikuramo mu cyumba aho ukora ku mazuru. Iyo wirijemo igitambaro mu rugo no hanze, yewe ugashaka kugikuraho mu cyumba ngo niho uri bwereke umugabo umusatsi, wa musatsi wagize indi mpumuro. Niko bigenda, uba wafungiranye, ntago wahumeka. Niko bigenda. So rero nari mbivugiye, turi kuvuga ku batagikunda. Ugeze rero mu rugo uravuze ati nabaye umugore ngiye kujya ntega igitambaro, wirengagije ko one of the things cyangwa the most things umugabo wawe yagukundiye ni umusatsi. None ugiye kujya wirirwa uwuhishe sibyo, kandi icyo ariko ugomba kumwereka kurutaho, ariko ugiye kujya umwereka. Abagushatse nyine ngo umwereke, usanga wenda so out ushaka kubikora kuko n'ijambo ry'Imana wenda rifite uko ribivugaho, ariko wenda niba ugeze mu rugo, ijambo ry'Imana ko navuga ko ubwiza bw'umugore ni umusatsi
ni ku ijambo ry'Imana rivuga biranditse urumva okay ugeze no mu rugo ushyizemo ibitambaro urajagaraye reka nkubwire sheri ifoto nashaka kuzabona na rimwe ngewe wenda sinzi n'abandi bagona mujya muzibona murakoze mugiye gutuma numviraho wari wagera mu rugo rw'umuntu runaka wagera ugasanga umugore we araje kubakira ariko akenyeye igitenge sibyo urumva yambaye n'uruntu hari ibishati abagore mugira nazana mu bikura sinzi bamaze gushaka ahantu mu bikura usanga afite nk'igishati rwose cyashaje kimeze ukuntu samutayime atari n'umuntu ukuze cyane byaye rimwe cyangwa kabiri ntabwo mbara wenda akaba yagakuze cyane sibyo ukabona yambaye urutenge imbere y'umugabo murabikora atari uko kuvuga ngo ni uko hari abashyitsi ushobora no kujya muri urwo rugo uri umwana ko twagiye turi abana twabanje kuba abana tukajya dusura abantu uri umwana mu rugo ntacyo umubyeyi aba akwishisha ariko bikagaragara ko n'ubundi uwo mugore yirirwa mu rugo yambaye igitenge sibyo kandi mu by'ukuri uwo mugore umugabo ajya kumushaka yari umugore wambara amajipo sibyo rimwe na rimwe wenda ukunda yambaye igitenge ariko hari uwo gukunze wambaye ijipo reka tureke niyo jipo wenda ushobora no kuba utiriwe mu rugo ngo wirirwe wambaye ijipo sibyo ariko ukagira akenda wambara keza ku buryo umugabo we niba yiriwe araranganya amaso hano hanze nagera no mu nzu asanga naho ibyo yari ari kubona hanze no mu nzu bihari sibyo sheri yego mubwire mwebwe ibyo bintu mubona ari sawa kuba umuntu yabaye umugore akahita ahindura ushobora guhindura imyitwarire ntabwo uzasubira mu gakungu k'abakobwa ntabwo uzasubira kurara amajoro ka meme ariko niba ari ya jipo yageze ko gatoya tuvuge kuri karagiteri zawe z'ubwite kuko sometimes mu bintu bituma twaporocinga abantu ngewe sheri urabizi aporoci yanjye yavuye ku myitwarire yawe cyari icya mbere ngewe nakundaga kundi sosiyabure mu bantu sibyo icya kabiri wenda kiba imiterere sibyo ugeze hano wenda kimwe mvuze bibiri bya mbere kimwe n'uburyo wisanzuraga mu bantu cyangwa unisanzura mu bantu kuko ubiretseho sinzi uko byagenda sibyo ikindi cya kabiri uri kubyumva ni uburyo waruteye ni uburyo uteye uri kubyumva yego ibaze rero ugeze mu rugo bya bintu nagukundiye urashaka kubimisha oya mujye mutureka twambara igitenge ukajya wambara ikindi niba nabaye umumama ngomba nyine kuba karume nk'umumama nk'umumama oya nibyo baseriye ariko nugera ku wagushatse umenye ko hari ishusho akeneye kukubonamo mbese icyo ndi gushaka kuvuga witakaza ishusho umuntu witakaza ishusho cyangwa isura cyangwa imimerere yawe wari ufite before yuko ubana n'uwo mwabanye kubera ko hari igihe ibyo byaba ari byagukundiye bigatuma mu gihe atakibona avuga nawe utangira umugabo atangira kuvuga ngo ndabona warahindutse ngese kuki wabaye gutya kandi wenda uragerageza kuba seriye nk'uko sheri wanjye ari kubivuga kugira ngo noneho umugabo abone ko wabaye umugore wasobanutse ngo warakaye sheri wanjye iyo turi kumwe twenyine nkunda kumubwira ngo azamfashe dukomeze twibera abana kuko ndanezererwa iyo turi muri joke iyo turi kwishima iyo turi gukina n'iki sibyo ntimuzongere kumbwira ngo nitonde sheri nyine hari navuga ngo hari ahantu abantu bashakira icyubahiro ari nabyo bivuga ngo byo kumva ngo umuntu ashaka kugaragara nk'umugore cyangwa umugabo hari umuntu ashakira icyubahiro atariho cyagakwiye kuba cyane rwose nk'uwo si ukubwira ngo utebeze ubwo ngubwo agukunda wari utebeje ngo ube umugabo uragusigira hasi yo ngo ube umugabo utebeje reka si kawe so anyway rero ku rwanjye ruhande numva kuba umugabo mu rugo wa mugani nk'uko wari ubivuze ni ugufata inshingano nigeze kubivugaho kuba umugabo ni ugufata inshingano sibyo ni ugufata inshingano zitandukanye n'izo wari ufite ukamenya ko ntabwo ukigiye kwiyitaho wenyine ugiye no kwita ku wundi muntu ariko ukamenya ko hari ibyo ugiye gutakaza by'ubusore ugiye kuba undi muntu utakigenga ahubwo ugiye kugengwa n'undi muntu ntabwo umugore ari we wenyine ugengwa n'umugabo hari ibyo ugengwamo niba wari usanzwe ugenda ugataha saa yine z'ijoro kandi akazi karangiye mbere yaho umugore afite uburenganzira bwo kukubwira ati ndashaka uzaza utaha izi saha wenda ashobora kubikubwira muri polite way ariko afite ubwo burenganzira
sibyo konje. So rero ntago kuba umugabo ari ukuba ugiye gutebeza, so kuba ugiye kujya wambara amakote, so kuba ugiye kujya usokoza igipara. Hariho abambwira ngo nabaye umugabo ni nogosha umusatsi sheri, gira icyo ubivugaho. Ugira ute? Ni ngiye ukogosha, nzi uburyo ki rero nkogoshamo ukaba uri umugabo uri smart. Ubwo rero abo ngabo bazajya kogosha abagabo babo bihaga ati kuba nabaye umugabo sibyo. So haraba bakabije nyine ukabona ko nahatandukanye, nta mugabo wakambaye pocket wenda simbizi, ariko wenda nabo barahari nabyo byiza sibyo. Hari umugabo nyine ugomba kwambara nk'umugabo. Nawe nugera ahantu ibaze uzagira ubwoba, nugera ahantu ukabona bakwicaje cyangwa kuntu bakwakiriye, kuko rimwe ikintu nabonye ko nshiye nta nubwo ubugabo tubuhabwa n'iyi mpeta sibyo. Reka abayikuramo bakabicaza imbere. Hari umuntu ugenda atambaye impeta ukabona baramwubashye se, kandi utanamuzi ukavuga ati uyu ni umugabo. Bibaho cyane, ukaba uri n'umusore ukaba usa nk'abagabo umeze neza, ugomba kugira mu bantu sibyo batari abapatena bawe, ariko hari imyitwarire none y'umwihariko ugomba kugira ku mupatena wawe, irimo bya bindi yagukunde, irimo yashusha ashaka kukubonamo. Kabone niyo we yaba guhatiriza kuyireka, iyo mujya kubana konshi uba waravuze ngo uyu muntu ndi kubona ibintu nzabyihanganira. Niba ubona hari ibintu muri fiancé utari kwihangana, ibyo ntago ari ibyawe, kumvuga ngo ibintu bizahinduka. Ahubwo menya uzi ikintu nagiraho inama abantu, imenyereze. Niba hari ibintu uri kubona ku mupatena wawe muri fiancé ukabona utazabasha kubyihanganira, igakubikunda, iyo niyo miterereye. Ibikugoye rero menya ko uwo muntu atari uwawe, kuko niba ari ibyo utabasha kwihangana ntago aba ari uwawe, kuko niba bizahinduka. Ahubwo noneho ibyo bintu bikunde, nagera no mu rugo aho gushaka ku buryo ukomeza kubimonamo, ariko nagera mu ukavuga ngo ngiye guhindura cya kintu utigeze uhindura muri fiancé, ntago bizakunda sheri. Bizakunda ngo ngiye guhindura ngo nzaze nitonda. Mbabarire, nta mwanya mfite wo kujya guhindura, ahubwo mfite umwanya wo gukereya ibyo kuvuga. Ego mana nyagasani. Inkuru zizaba inkuru ratahomora. Inkuru zizaba inkuru. Ubwo rero twe gushakira nabyita icyubahiro cyo kwitwa umugabo cyangwa kwitwa umugore mu myambarire, mu myitwarire nyine ngo urahindutse mu mvugo sheri. Uziko nkuko nawe ndimo nkubwira ngo nabaye umugabo nabaye Denise kibije kureba. Oh my god, navuga ati sha ntago ari wowe mugabo nashaka. Hari imvugo wareka zitari nzima, ariko ntago bivuze ngo niba njye n'umugore wanjye twarasabanaga ngiye kujya nza mu nzu mbeseriye mere gutya mvuge ngo nabaye umugabo ncane televiziyo njye mvuga ati biteye ibiryo byo ko bitagera ku meza. Byaba bitandukanye sibyo? Bitandukanye pe njye ntagira n'ubwo be serious as a man, ariko biba serious nk'umugome nk'umuntu w'umugome, cyangwa navuga nanjye ni ubugome, kuko niba umuntu abasha guhindura imiterere ye kandi itari mibi itari ibangamye, just ngo ni ukugira ngo ugire indi shusho, ntago mbyumva. Ntago biryoshye reka, ntago biryoshye. Kandi ikindi mumenye ko ntago ariko byose biba, ntago ariko Olivier buri gihe yakwifuza ibintu nanjye nshaka. Niba yifuza ko ndiga igitambaro ni urugero, ariko reka ne gutanga urugero ku bitambaro ko twese nawe turukunda sibyo. Kora rero niba ashaka ko nambara amakanzu ni urugero, njye nkaba niba ushaka ko nambara ya majipo nkunze nambaye, njye nkaba nshaka amakanzu. Ni ibintu bibiri bitandukanye, birasaba ko umwe muri twapfa. Ahubwo unyunguye agatekerezo, abantu ba making sure ko mu rushako barimo hatari ibintu bahinduye kugira ngo nabo ubwabo batabishaka, ariko akabihindura atabyumvikanyeho nk'umupatena, wakibwira ko aribwo ari kugaragara muri sosiyete nk'umugore cyangwa ari guhesha icyubahiro umugabo, ariko akaba ari gutakaza uburyohe umugabo yamubonagaho. Nicyo before yo kunezeza iyo sosiyete, banza unezeza wa muntu wa kabiri ku Mana. Habanza Imana agakurikiraho umugabo we cyangwa umugore wawe. Rero niba Imana yashimye imirimo yawe, nezeza umugabo cyangwa umugore wawe, abandi izindi nama wumva zibizabana bawe bandi bazezeye. Nibyo umuntu wese abereyeho undi sibyo. Kora ikitabangamira sosiyete, make sure ko kitabangamiye sosiyete,
atari kinini mu buryo bugaragara gikabije. Be more sure ko umuntu wawe patena wawe we biri kurushaho kumushimisha, sibyo? Byibangamira sosiyete ariko nibishimisha umupatena wawe. Tumva biryoshye. Byaza kuba bibi bibangamye cyane muri sosiyete kandi koko ku buryo bugaragara ngo uri kubikora kugira ngo unezeze umuntu wawe, ibyo wabikorere iwanyu aho bitari bangamira abandi. Kuko wenda reka dufate urugero sheri, umugabo ukunda ko umugore we yambara ubusa muri sosiyete, ibyo nibyo byafasha uwo mugabo, arabikeneye. Ariko birafasha n'abandi bagabo. Abandi ntabwo biri bubafashe. Abandi ibyo biri bubafashe nuko urimo uracuruza. Wafasha umuntu wawe umushyira ku isoko just uri kumucuruza, niko nabivuga. Nibyo. So nibyo abagore bambara imyenda ibubahisha, ibahesha icyubahiro, reka ariko mbavuga, cyangwa ihesheje Imana icyubahiro, ariko bamakinge sure ko inejeje n'abagabo babo, sibyo? Inasa neza. Tambaye ubusa. Ikindi bamakinge sure ko batari gutakaza uko bakunzwe bameze, ni bayita gu yabo, kuko gushaka kwitakaza kuko wahinduye uko wambara, kuko wahinduye uko witwara, wahinduye style yawe, style yo ku mutwe, mu maso n'iki n'ibindi, sibyo sheri? Ndumva ari hari abadamu mumara kugera mu rugo burigito sheri wawe mu gitondo araguhamagara hagati nje kukunyuraho ngo usuze numva ngukumbuye, ukishyiraho akantu ku munwa, noneho wamara gushaka mu gitondo ukajya ubyuka ibinwa byumye. Sheri sinakikizeho. Wagashyizeho rata. Thank you. Mu gitondo ukajya ubyuka wirukanka ingoyi n'izicokoje n'iki. Sheri nyine nugatanga urugero ku ngoyi kurabizanane kuzisokoza. Oya zirasa neza we humura. Nyine urumva ruko wazicokoje kugizararare. Navuga sheri, umugore wese ajya making sure ko isura nziza umugabo yabonye mu gitondo ari iye. Hari igihe umugabo ava mu rugo yabonye igisura kibi, yagera mu nzira akibonera agasura keza. Make sure ko avuye mu rugo isura ya mbere nziza abonye ari yawe. Inaseka. Hari izindi sura nziza ari bubone, ariko iyo yabonye bwa mbere ari yawe. Iyawe ushobora kuba atari yo ya mbere ariko niyo yabonye bwa mbere. Icyo nacyo mujye mu kintu kingasha. Inishimye. Turavuga cyane. So Imana ibaho umugisha rero, ndizera buri wese akuyemo iki uri gutegura kubaka, hari icyo yungutse wenda ari hari icyo atekereza, hari uburyo atekereza azitwara. Kuko sheri ntago urugo kurwiga ari ukurwiga warugezemo, sibyo? Cyane ko naje kumenya ko nta kintu kitarangira kwiga, nubwo bavuga ngo urugo ni ishuri, n'ubuzima ni ishuri, nta kintu umuntu aba successful muri ubu buzima, sibyo? Ntago ari ngombwa kugira experience kugira wigishe. Umuntu ari training, uriga ukavuga ngo urugo nindugeramo bizagenda gutya na gutya, nubwo bamwe bavuga ngo na formule naki. There is some key things ushobora gukoresha kugira ngo urugo ruzagende neza. Ibindi ukabiragiza Imana. Make sure ko uri kumwe n'Imana muri urwo rugendo, ariko Imana ikunda abantu biga, ntabwo ikunda abanebwe, niko ijambo ryayo rivuga. Turabakunda cyane. Mugabo wajya ruko gira rakunda. Bye bye, love you so much.